Reka ngusuze kandi nongere nkwifuriza ibihe byiza wunkurikirana kuri YouTube channel yanjye ya Yagiye Rwanda. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana inkuru z'urukundo zanjye zinyura kuri iyi channel umunsi ku wundi. Uyu munsi inkuru yacu y'urukundo ni umukobwa w'igisambo wapanze kujya kwiba umusore. Ageze yakugira ngo amwiba ahubwo birangira bakundanye ndetse barabana. Inkuru yacu itangira yari mu masaya nimugoroba ndetse bwije. Umukobwa ndetse n'umuhungu bari mu modokari gusa byagaragaraga ko bari basinze dore ko barirukaga cyane mu muhanda. Batwaraga bagenda bishimye ndetse baseka cyane bavuga ati uyu munsi wari mwiza ndetse iri joro ribaye ryiza kurusha uko umuntu abitekereza rwose. Baragiye bashikaho umusore yari atuye. Gusa bakigerayo umusore yahise afungura inzu ndetse yinjiza umukobwa mu nzu. Mu kumwinjira umukobwa arambwira ati uyu munsi wabonaga gute? Uyu munsi wari mwiza ndetse nagukunze cyane rwose. Ati se twahuye bwa mbere utakunkunda utananze? Ati ariko nawe bisobanuye ko wankunze kuko yakiba utankunze ntabwo wayikwemera ko tuzana hano. Ati yego rwose ntabwo ushidikanya nanjye nagukunze. Ati se bite ko biba kano kanya? Ati se biki biba? Ati none uratekereza ko nakuzanye hano kuko gukora iki? Umukobwa yahise akambwira ati ntari bibanza unyore ku bwiherero mbanze njyemo ndahita ko ngaruka ndetse sindi butinde. Umusore yahise akambwira ati buri aho haruguru muri etage ya mbere. Umukobwa yahise kazamuka bwo kugira ngo asifungure etage yahise kafungura umuryango uyu musore yari amaze gufunga bakimara kwinjira mu nzu. Kuma umukobwa nta kindi yari akoze yari afunguriye abagabo bari bambaye mask gusa cyagaragaraga cyo abagabo bari ibisambo. Mu kumara ko bafungurira umukobwa yahise kagaruka abwiye umusore ati ndarangije ubu ibyo shakaga byaba. Umusore atangiye guhobera umukobwa abagabo bahise ko binjira ndetse bamutunga imbunda ati rekeraho ndetse ntihagire ikindi kintu ukora. Umukobwa yahise ko yisakurisha cyane bisa nkaho nta ruhara bifitemo. Umusore nahise kagira ubwoba bwinshi cyane ati se muri gushaka iki ko mbona mu ntunzi imbunda? Turashaka ngo dufungure agasanduku kawe ubikamo amafaranga. Atariko nye nta gasanduku mfite karimo amafaranga rwose. Aturitora ubuzima bwawe ati cyangwa reke turasuna umukobwa niba udashaka ndetse nayo nyuma yaho turaza kuba twakurasa. Umukobwa ahita akataka cyane ati se kuko ntabwo nkunda ushaka ko babasha kuba bandasa koko. Umusore yahise akabwira ati ngaho nimureke umukobwa ndabasha kuba nabahaye amafaranga mukeneye ariko mureke umukobwa agenda amahoro. Umusore bakomeje kumutunga imbunda ndetse aragenda afungura icyumba cyiwe. Afungura ka gasanduku yabikagamo amafaranga ndetse amafaranga yose barayapakira bahita ko basohoka birukanga. Mu gusohoka yahise akabaza umukobwa ati se umeze neza? Ati se uri kumbwira ngo meze neza gute? Ati ndaza hano ngira ngo njye nawe tugiye kwishima kuko muje kuntereza ibisambo. Ati se ubungubu iyo bakinda se bari kumbwira iki? Umukobwa yahise akavugana uburakari cyane nyamara tutirengagije ko ari we bafunguriye ibisambo. Ati ariko nanjye mu gukobwa nta ruhari nigeze mbigiramo urabizi ko twazanye kandi nta wundi muntu twigeze tuvugana. Ati ibisambo bije kunyiba kandi ntibyigeze binteguza rwose nta ruhari nabigizemo. Ati nta ruhari wabigizemo. Ati se iyo bakinda saba kanyica bari kuguma uvuga gutyo koko? Umusore yahise akambwira ati mbabarira rwose nta ruhari nabigizemo. Gusa umukobwa yahise ko yivumbura ambwira ati ntabwo ndetse naguma kugumana nawe hano muri iyi nzu yawe. Mu gusohoka umusore yamusohotse inyuma mwirukanka ambwira ati se kuki ugiye kandi usize mu bibazo ubona ko wamaze kunyiba koko? Ariko umusore mu gusohoka inyuma y'umukobwa yahise ko yirukanka cyane ndetse umusore abona umukobwa yinjiye mu modoka irimo bya bisambo byambaye mask. Umusore yahise kabimenya ndetse atekereza ko umukobwa bari bamumuteze kugira ngo babashe kuba bamwiba. Umusore yarasakuje mu muhanda gusa nta kindi yagombaga gukora dore ko atarazi ibisambo ndetse n'uwo mukobwa ntabwo yari amuzi neza dore ko bose bari bahuriye mu kabari. Umukobwa ndetse n'abasore bahise ko baseka cyane turi umusore ari mu basore rwose mu bantu bose twibye batigeze batugora. Umukobwa yahise asubiza abasore ntabwo yari kutugora rwose kuko yari afite irari ryinshi cyane. Ati kumushuka byanyoroheye cyane. Ati rero yari yanagukunze baza umuntu wakwitangiye akemera gutanga amafaranga yiwe. Ati hoya rwose ibyo ntabwo nyina rimbigendeye urabizi cyari kitujyanye hariya yari amafaranga. Bahise ko bagenda ndetse bajya ahantu bari batuye dore ko bari batuye mu garage. Gusa mu kubashika bahise ko bishima cyane ati uyu nguyu turamurangije ndetse turamwibye birarangiye. Gusa bakiri aho bari kuganira umukobwa yahise kabwira abo basore ati ariko ngiye bino bintu nubwo turi kubikora mureke tubihagarike rwose kuko maze kubirambirwa. Ati Navas rwose bino bintu maze kubirambirwa dore ko kimwe mu bisambo bibanaga cyitwaga Navas. Gusa Navas yahise kabwira uwo mukobwa ati ati hangane ati dusigaje kwiba umuntu umwe. Ati kandi nabizi neza uwo muntu nitumara kumwe tuzata ko twimuka tuve muri kino gihugu tujye gutura ahandi. Ati tujye kubaho ubuzima bwiza. Ari yahise ko yegera Navas ndetse ahita akamuhobera cyane.
Icyagaragaraga ibyo bisambo byombi byarakundanaga nubwo byibaga. Yahise kamuhobera cyane ndetse atangira kumusoma ambwira ati nukuri ntugire ikibazo ari. Ati hari misiyo ya nyuma dufite ndetse iyo misiyo nirangira tuzagenda tujye kure tujye kubana njye nawe. Ati amafaranga twakoreye azaba ahagije tuzagenda dushingemo business. Ariko wiva ku bintu nonaha rwose dore haracyari kare. Ati Navas ati si ukuva mu bintu rwose ariko kuguma ngenda munsheta mu bagabo kugira ngo mbashe kuba nabiba biramvuna cyane. Kandi urabizi neza ko Navas ndagukunda. Ati ari nanjye ibyo ngibyo ntukajye ushidikanyaho rwose nanjye ndagukunda kandi cyane. Ati ariko reka dukore ino misiyo ya nyuma kandi nimara kuragira rwose tuzaza ko tubihagarika nkuko nabigusezeranyije. Nuko ari yahise kabaza Navas ati none se Navas niye misiyo ufite ya nyuma yo kuba twakora ndetse kano kazi tukaba twakavamo. Navas yahise kabwira ari ati ari hari umusore mu mujyi ndetse w'umukire cyane. Ati gahunda ubu ngubu dufite no kugira ngo tubashe kuba twamwiba ndetse twamara kuba twamwiba tukagenda tukajya kuba kure cyane rwose. Ati se Navas uwo musore nuwe tugiye kuba twakiba ndetse tubashe kuba twakimuka tugende basi tuba twava muri ibi bintu byo kwiba. Ati hari umusore utuye mu mujyi ndetse uwo musore ni umukire cyane. Ati afite umukobwa bamwita Juri ndetse uwo mukobwa bagiye kuba bashyingirwa. Gusa uwo mukobwa Juri wabo bamusigiye imitungo myinshi cyane bamusigiye amabuye y'agaciro. Ati rero Litos yamwambitse impeta ya proposal ndetse bari gupanga kuba babana. Ati rero icyo dushaka nta kindi dushaka ko Litos tumuyobya ndetse tukabasha kuba twakiba iyo mikufe yose ndetse n'amafaranga yose bafite. Ati nyuma y'iyo misiyo rero nta yindi misiyo tuzaba dufite bizaba birangiye njye nawe tuzagenda tubane. Ati ariko Navas ati ibyo bintu njye ntabwo nemeranywa nawe. Ati se ari kuki utangiye kuzana ibibazo no kubera iki? Ati urabizi tusanzwe tugenda tukiba abantu b'abakire tukabiba amafaranga bikarangira. Ati ariko kuba twagenda mu iduka ricuruza imikufi ya zahabu ndetse n'amabuye y'agaciro tukaba twabyiba. Ati ntago ari ibintu byoroshye cyane. Ati uratekereza tuzabikora gute? Ati rwose ntugire ikibazo ari. Ati misiyo narayize ndetse tugomba kwiga buno busambo neza kugira hatazagira ikibazo kizazamo. Ati sinzi impamvu ubu busambo mufitiye ikibazo cyane. Ati ndi kumva mfite ubwoba muri njyewe. Ati ari ntugire ikibazo kuko uriya Litos ndamuzi neza ndetse namaze kumwigaho. Nuko ari yahise akamaza ati se Litos ni umuntu umeze ute n'umuntu ki? Ati Litos ntabwo yari umukire cyane atabwo kuba akundana na Juri nibyo byamugize umukire. Ati kandi Litos imbere y'abagore rwose yagira intege nke cyane rwose. Ati niyo mpamvu kuba wagenda ukamuyobya ndetse tukabasha kuba twamwiba ntabwo byari ibintu bigoye cyane. Ati ariko Navas ndumva bivuga nk'ibintu byoroshye cyane kandi kuri njye ndumva bikomeye cyane. Ati hoya ntabwo ari ibintu bikomeye kuko uwo Juri bakundana arashaje cyane. Ati wabo kuba baramusigiye iyo mitungo ndatekereza aricyo kimuhuza na Litos. Gusa ari we ntabwo yabyumvaga neza dore ko byasabye kugira ngo bamusobanurire cyane kugira ngo abashe kuba yabyumva. Ati se Litos ntabwo yari umukire. Ati hoya kuko Litos yakoraga amarushanwa y'imodokari. Gusa yaje gukora impanuka bivamo, amaze kubivamo abasha kuba yagenda ndetse atangira guhiga ubuzima bwe bwite. Ati rero nuko nguko yaje guhura n'uriya mukobwa. Bahuye rero barahuza ndetse barakundana byanzura ko bagomba kubana. Gusa ntabwo ntekereza ko Litos yabakunda uriya mukobwa, ahubwo n'uriya mutunga mutekerejeho. Niyo mpamvu rero dushaka kugira ngo ugende umuyobye numara kumuyobya mubashe kuba mwagaragara nkaho mukundana azabashe kuba yagenda tugeze mu nzu y'uriya mukobwa. Ati kuko ahantu bacururiza imikufe nta handi ni mu nzu ya Juri. Ati ntabwo bacururiza mu maduka asanzwe ahubwo inzu babamo ni nayo bacururizamo imikufe. Rero nshaka ko muzagenda mugakundana ndetse mwamara gukundana ukagenda mu nzu yiwe ukajyayo nkaho mukundana. Tukabikora nkuko dusanzwe tubikora tukamwinjirana ndetse twamara kumwinjirana imitungo yose tukayimutwara. Ari byaramugoye kubyumva gusa nyuma byarangiye abyumvishije. Ati Navas ndabyemera rwose reka tugende tujye kubasha kuba twakiba Litos. Atari kunsezeranye ko ari bwo busambo bwa nyuma dukoze nyuma y'ubwo busambo tuzimuka ndetse tubashe kuba twajya kubaho ubuzima bwiza. Nuko Navas yahise kasubiza ari ntugire ikibazo urabizi neza ko ngukunda nanjye singe nishimiye kuguma batwirukanka abapolisi ndetse n'amasansa aturi inyuma. Ati reka turangize hino nitumara kubirangiza njye nawe tuzabana rwose ntugire ikibazo. Nuko bahise ko banoza umwanzuro ndetse banzura ko bagomba kugenda. Bakagenda ndetse bakabasha kuba bakiba nkuko bari basanzwe babikora. Gusa Navas yari umuhanga mu busambo bwiwe kuko ntabwo yigeraga atuza na gatoya. Dore ko yagomaga kuri Google searching yashakaga kumenya Litos byimbitse ndetse kugira ngo bitazabagora kuba bajya kumwiba. Gusa mu gusacinga ndetse agiye kuri Instagram ya Litos yasanze hari ikirori cyari gihari ndetse icyo kirori cyari cyo gusezera ku nshuti ziwe ndetse n'abavandimwe dore ko yaragiye kuba yakora ubukwe we na Juri. Navas yahise ahamagara ari ndetse ahamagara n'ibindi bisambo bigenzi bye. Ati ndabakeneye none aha nimuze kugira ngo tubashe kuba twanoza umugambi wacu.
nuko baraje ndetse atangira kubabwira kuntu gahunda zose zimeze, ababwira kuntu hari ikirori kandi icyo kirori bagomba kukigiramo kugira ngo babashe kuba bafatisha Litos. Yahise kabapangira ndetse ababwira ko bagomba gukora uko bashoboye kose bakazajya muri icyo kirori ari nk'abaseriveri. Bidatinze bahise ko babipanga ndetse babishyira mu bikorwa. Bajyayo gusa ingingo nyamukuru kwari kugira ngo Litos abashe kuba yahura na Ari, ndetse nibabasha kuba bahura babashe kuba bamenyana baba inshuti, bityo bizaborohere kuba bakinjira mu nzu yabo aho bacururiza imikufi kugira ngo bashe kuba babiba. Bahise ko bagenda ndetse bajya muri icyo kirori koko nk'uko bari babipanze. Bagezeyo bose bahita ko bigira abaseriveri. Gusa Litos yari yishimye ndetse dore ko yari ari kumwe n'umugore wiwe banezerewe bari kubyina, dore ko bose babyinaga ndetse banezerewe muri icyo kirori. Gusa ari we gahunda yari afite ko hari gukora uko ashoboye kose kugira ngo abashe kuba yakegerana na Litos. Gusa bakiri aho Ari yagiye kubona Litos arasohotse ndetse asohoka hanze yitarura aho ikirori cyari kiri kubera. Ari nawe yahise asohoka ndetse asohoka yirukanka cyane. Gusa mu gushika hanze yasanze Litos ari kunywa itabi. Ari nawe yahise areba mu kabage yari afite yari yagendanye ndetse akuramo itabi nawe. Gusa mu kurishira ku munwa yigize nkaho nta kibiriti afite. Ahita akabwira Litos ati se wamfasha mugabo ukampa ku kibiriti. Akimusaba kuba yamuha ku kibiriti, Litos yahise kamwegera ndetse amuha ku kibiriti. Gusa akimara kumuha ikibiriti, Ari yahise ko yirukanka ndetse agenda ku modokari ya Litos. Ati wow, ati musore ko mbona ufite imodokari nziza cyane ukora hehe? Ati ntaho nkora ndetse n'imodokari yanjye rwose nta birenze. Ati rwose ufite imodoka nziza ndatunguwe rwose. Ati ndayikunze. Ati nawe ukoze cyane rwose wazahigeraho ndetse wayibona. Ati se kuki uvuye mu kirori kandi ari wowe the main kandi ari wowe nyiri ibirori? Ati hari urusaku rwinshi kandi numvaga ndashaka kuba naguma mu rusaku. Ati se umugore wawe azi kunywa itabi? Ati hoya, ati ntabwo azi kunywa itabi ndetse azi ko ndi umwana mwiza cyane. Kandi kuko mu by'ukuri Juri ntabwo yari azi ko Litos anywa itabi. Ati rero reka njye kumubwira ko umugabo we wanywa itabi rwose. Agataho ngaho mutazashika mu rugo mugashwana, dore ko azabatekereza ko utanywa itabi rero agasanga urari ugasanga mupfuye ubusa. Ati kiza suko nagenda nkabimubwira mbere y'igihe. Ati hoya rwose ntujye kubimubwira ndakwingiza ndagusabye. Ati njye sinagukoreye favor nkabasha kuba naguha ku kibiri tukanywa itabi. Ati okay, ati ntari bireka ndeke kubikora rwose. Nuko Ari yahise ko yihoberesha Litos. Gusa Litos aratungurwa cyane ati niho tukimenyana niho tugihura utangiye kumpobera. Ati ntabwo ushaka no kumpobera se? Ati hoya ntari bimpobera. Nuko bahita ko bahobera natamubaza ati se witwa gute? Ati njyewe nitwa Ari. Ati se witwa gute? Ati njye nitwa Litos, ndabizi neza uranzi no muri aka gace abantu bose baranzi. Ati yewe nibarishwaga kuko nta muntu utakuzi bitewe n'amafaranga mufite. Atari kurabizi neza njye nimba unzi neza ntabwo nyifite amafaranga, ahubwo umukobwa dukundana niwe uyafite rwose. Ati nimba umukobwa rero mukundana ari ufite amafaranga washatse kuvuga ngo ushobora no kuba utamukunda umukurikiye amafaranga. Ati Ari wirengera rwose. Kuba tumenyanye kandi tubaye inshuti ntabwo bisobanuye ko ari ibyo ngibyo watangira gutekereza rwose. Ati njyewe Juri ndamukunda ndetse kurusha uko bitekereza. Ati ati ntafite amafaranga se wabuzwa n'iki kumukunda? Nuko yahise kamwandikira nomero ati nta kibazo nushaka ko tukomeza kumenyana byimbitse uzampamagare rwose. Nuko yahise kamuha nomero gusa Litos ntabwo yigeze abyitaho dore ko nomero yahise kazijugunya mu modokari. Ari yahise kasubira mu kirori gusa Litos yasigaye aho ngaho hanze. Gusa akigera mu kirori Navas yahise kamubaza ati ese Ari misiyo yawe yaciyemo? Ati yego rwose misiyo yanjye yaciyemo dore ko ubu namaze no kumuha nomero zanjye twamenyanye twabaye inshuti. Bose bahise ko bava mu kirori ndetse baragenda baratandukana. Litos nawe yahise kayinjira mu modokari ndetse arataha. Gusa mu gutaha yahise kajya kureba Juri ndetse ajya kumureba mu rugo rw'iwe aho yaraba. Gusa kiyagera yahise kamuhobe dore ko ibyagaragaraga nuko bakundanaga ndetse cyane. Yahise kabaza Juri ati se Juri witeguye gute ubukwe bwanjye nawe? Ati rwose Litos ndikumva amasaha atagenda ndetse ndikumva mbikumbuye rwose. Ndikumva ntakomeza gutegereza ko wambera umugabo. Ati rwose Juri ukutekereza nanjye niko ntekereza rwose. Ati ndikumva byatinze kuba njye nawe twashyingirwa. Ati ntugire ikibazo rwose nta gihe gisigaye kugira ngo njye nawe tubashe kuba twashyingirwa. Ati se Juri nyuma y'ubu bukwe bwacu utekereza ko tuzaguma hano ndetse tuzaguma dukorera hano? Ati rwose Litos turabizi neza aya mafaranga ndetse n'ubu butunzi wacu bansigiye ngomba kuburinda neza. Ati niyo mpamvu mbona kuguma hano ntacyo bitubangamiyeho rwose. Ati nyemerera tuzaguma hano ndetse tuzagumeza ubucuruzi bwacu tubukore hano bwaguke.
nuko Litos yahise kabwira Jule turabizi neza ndagukunda ntabwo byangora kuba nakemera umwanzuro ufata rwose. Ati ntugire ikibazo njye nawe tuzagumana hano ndetse nta hantu tuzabasha kuba twajya. Nuko bagumye aho ngaho ndetse baguma bishimye dore ko bari bakundana. Gusa Navas ndetse na Ari bo umwanzuro wabo wari kuzagenda ndetse bakazabasha kuba bajya kwiba kwa Litos. Litos bidatinza kimara kuvugana na Jule dore ko bari bamaranye agahe karekare cyane yahise kamubwira ati none reka nanjye mbashe kuba nagenda njye gukora siporo. Nuko Jule yaramusabye ese wanyemera tukajyana. Ati oya ntabwo twasiga business yacu ifunze iguma hanga babashe kuba wakontorora ibintu byahangaha ndetse n'ingaruka tuzasubirana y'ubutaha ariko ubu ngubu rwose ntabwo twabiteguye. Nuko Litos yahise kajya mu modokari gusa akigera mu modokari yabonye ka gapapuro kari kariho nimero za Ari ndetse mu kuzibona dore ko yaragiye kuba yakora ubukwe ntigeze azitekerezaho cyane. Gusa uko yakomezaga gutwara imodokari nuko yakomezaga kubona za numero za Ari yahise kafata fire ndetse afata za numero za Ari abasha kuba yazikompoza aramuhamagara. Mu kuzihamagara Ari ntabwo yigeze azuyaza kuba yafata telefone ndetse yahise kamwitaba ati alo. Atese ko tutakumenya wabasha kuba watwibwira. Ati Ari nawe ati kano kanya bibashije kuba wanyibagirwa. Ati wow tinakumenye ni Litos. Atese Litos umeze neza. Ati meze neza ubu ngubu ndi muri siporo. Atese uri gukorera hehe siporo mbashe kuba naza ndetse tubashe kuba twakorana siporo. Ati ndi gukorera siporo hano mu mujyi rwose. Ati wow tuzi ko mu mujyi ariho nanjye ntuye. Ati kandi nanjye rwose nari maze kwambara ngiye kuba nabukora siporo. Ati okay ati nimba ari ahangaha uri rero ngwino ndetse tubashe kuba twazikorana nta kibazo. Nuko Navas yahise kabaza Ari ati so ngo ni Litos mwavuganaga. Ati yego rwose igitego cyacu tubashije kuba twagitsinda ubu ngubu baransabye ngo ngende ndetse tubashe kuba twakorana siporo. Nuko Navas yahise kahobera Ari ndetse aramusoma cyane dore ko bakundanaga nubwo bose bari ibisambo. Ati nizere kuri bubikore neza ntugire ikosa na ritoyo ukora rwose. Ati rwose sheri ntugire ikibazo nta kosa ndi bukorere kanye mbonane nawe ndetse nyuma yo kubana nawe nta kindi kiri bube ndahita ko ngaruka. Nuko Ari yahise kagera ndetse abasha kuba yajya kubona na Litos kugira ngo babashe kuba bakorana siporo. Yarahageze ndetse dore ko Ari gahunda yari afite ko ari kuba yakiba Litos bishatse kuvuga ko yagombaga kwirekura kuri Litos kugira ngo abashe kuba yaba umwizerwa kuri we. Yahise ko yegera Litos ndetse aramuhobera cyane. Ati ariko Ari mbona ibi bintu bidasanzwe. Atese Litos kubera cyo uvuga ko bidasanzwe. Ati umuntu tumenyanye mu minsi itarenga 2 nuko ngo kumpobera uzi ko wagira ngo urishiri wanjye kandi urabizi neza ngiye kuba nakora ubukwe. Atese ubukwe nibwo bwakubuza kuba wahoberana n'umuntu. Ati ariko mu bintu byose wirengagiza ntiwirengagize ko twabaye inshuti. Ati twabaye inshuti ariko nawe kuntu mpobera rwose mbona bikabije. Ati Litos wikabya nta birenze rwose nta birenze. Ati nge nuko mpobera inshuti zanjye ndetse twamenyanye. Ati numba ari uko ngo kuhobera inshuti zawe ko numva bitangaje. Ati hoya Litos wigira birebire rwose. Nuko bakomeje bakora siporo ndetse barazikora ndetse zimaze kurangira Litos yagombaga kugenda gusa Ari amubera ibamba aramubwira ati reka buretse kugenda. Atese twagenda nkabasha kuba najya kukugurira icyayi. Ati mbaye ntaranoga niho nkiva muri siporo none ngo ujye kungurira icyayi gishyushye rwose. Ati hoya ntabwo byashoboka. Ati reka tupange undi munsi nge nawe tuzasangire. Ati ntari reka dupange umunsi nge nawe rwose tuzasangira. Nuko Litos yahise kasezera Ari buri wese asubira mu rugo rwiwe. Litos yaratashye ndetse agera mu rugo gusa mu kugera mu rugo yakomeje gutekereza kuri Ari. Dore ko Ari yigiraga nk'agasazi kuri we ndetse n'uburyo yamuhoberagamo ntibyari bisanzwe. Dore ko Juli we yabaga yibereye muri business nta bindi yitagaho. Yitagaga kuri business yasigiye n'umuryango w'iwabo kugira ngo itazabasha kuba yakangirika ndetse akagerwaho umugayo. Ndetse ntiyaboneraga umwanya Litos kuko yahoraga ari busy. Rero Litos yatangiye gutekereza kuri ka Ari kagumaga kamutesha umutwe. Dore ko na nyuma ya siporo yagumaga amuhamagara amaze ati se washitse ete se umeze neza. Litos akamusubiza ati meze neza ndetse nashitse rwose ndi mu kazi. Ati eti nanjye niyicariye mu rugo rwose ntacyo ndi gukora. Ati gusa Litos ntiyibagirwe ko nge nawe dufitanye gahunda yo kuba tuzasangira. Ati rwose ntugire ikibazo. Ati none wantengushye nari nagize ngo nkugurire icyayi cya mu gitondo ariko urabyanga. Ati rwose nawe arurakabya. Ati se wabonaga mu gitondo tukimara gukora siporo no mwabura bushyuye rwose nari kugenda nkabasha kuba nanywa icyayi. Ati aha atabakire niko mwambereye ati ariko nta kibazo. Ati pfa kuba wanyemereye tuzasangira byange bikunde. Ati rwose ntugire ikibazo mu cyumweru gitani nzaba ntacyo ndi gukora nzaguhamagara tubashe kuba twajya gusangira. Ati Litos bishatse kuvuga ko uzampamagara igihe wapfuye ubusa ntacyo uri gukora.
ati hoya rwose ari mbabarira, ati rwose ntaribi, ntugire ikibazo basi mwakira cyumweru tuzabonana, ndumva utangiye kubifata uko bitari. Ati sawa nta kibazo Litos, ati ndagukunda. Ati ari uri seriyo urankunda? Ati wapi pe, ngukunda nk'inshuti bisanzwe ntugire ikibazo. Ati rwose amagambo uzajya uvuga yose ujye wibuka ko ngiye gushyingirwa na Juri. Ati gushyingirwa birasetsa. Ati sawa ntugire ikibazo rwose, ntabwo nanjye nzajya mbigira birebire. Nuko Litos ahita akakupa ari. Gusa ari aho yarari ndetse n'ibisambo bigenzi bye byakomezaga guserebura, dore ko umugambi wabo byasaga nkaho bitangiye kuba byawugeraho. Gusa Navas akabwira ari ati ari ndi kubona utangiye kuvugana na Litos bikabije, ati nizere ko utazambwira ngo we na Litos mwakundanye. Ati Navas, ati Navas nawe urakabya. Ati urabizi gahunda yacu no kugenda tukabiba iriya mikufe ndetse na ziriya zabo twarangiza tugacika tukagenda. Ati rero gahunda afite mu byo gukundana rwose uriya ntabwo namukunda kandi urabizi neza ni wowe nkunda. Ati se Navas nta nubwo unyizera koko bwarimwe? Ati hoya ari nivugiraga urabizi ni wowe nizera nta wundi mukobwa wagusimbura. Ati ndakwizera kandi cyane. Ati se waba unyizera ukaba uvuga ibyo bintu byose koko? Ati rwose ari wikabya ndakwizera. Ati rero Litos yambwiye ko mu cyumweru gitaha tuzasohokana. Ati okay, ati rero niba muzasohokana target yacu ntizabigezweho. Ati muzasohokane kandi uzakora uko ushoboye rwose mubashe kuba mwagerana iwabo. Ati rwose ntugire ikibazo urabizi neza mukoshya abagabo rwose ndabizi neza. Ati uzirinde utazakora amakosa. Ati ibuke ko nubwo tuba turi mu kazi nge nawe dukundana. Ati ntugire ikibazo rwose. Nuko Litos yaje kongera guhamagara ari ndetse amuhamagara amubwira ko ari free ubu ngubu babasha kuba bajya gusangira. Nuko ari yese kabimenyesha Navas dore ko nawe bakundanaga. Ahita kabimumenyesha amubwira ko ndetse agiye kuba yabonana na Litos. Nuko aramubwira ati genda wambaye neza kandi wirinde ntugire amakosa uri buze kuba wakora. Ati Navas nzakubwira kangahe ko nta kosa nakora. Nuko ari yese ko yitegura ndetse aragenda yabasha kuba yajya kubana na Litos. Yageze mu kabara aho Litos yarari ndetse barishima cyane baranezerwa, dore ko Litos yarari gusezera ku nshuti ze zose dore ko yaragiye no kuba yashyingirwa. Baranezerewe ndetse baramenyana cyane. Gusa Litos yatangiye kwisanzura kuri ari ndetse atangira kumubwira ubuzima bwe bwose. Ati ari kunguko mbona gutya ngewe nakoraga amarushanwa y'imodokari. Ati nari umutwazi mwiza cyane. Ati none se Litos byagenze gute kutagitwara imodokari? Ati natwaye imodokari ndetse ndayitwara nyitwarira ku muvuduko mwinshi mbasha kuba nagira impanuka. Bityo rero mu kugira impanuka ntabwo nabashije kuba nagira ubuzima bwiza, byahise ko biba ngombwa ko ndeka ibintu byo gutwara imodokari by'amarushanwa. Ndetse naje guhita kompura n'uriya mukobwa Juri dore ko yamfanaga cyane, yari umufana wanjye. Ati ndetse yakundaga uburyo natwaragamo imodokari. Rero nkimara gukora impanuka nta ababyeyi banjye bose barapfuye. Ati rero nkimara gukora impanuka uriya Juri yahise kaza ndetse anyitaho cyane. Rero akimara kunyitaho yahise ko asa nk'uganje mu bitekerezo byanjye, rero ntangira kumukunda. Ati rero nawe mukunzi ntabwo yangoye ndetse ntabwo yagoranye kuba yabyumva, twahise ko dukundana ndetse tumarana gahe karekare. Ati rero niyo mpamvu uri kubona ubu ngubu napanze uko njye nawe tugiye kuba twashyingirwa. Ati se ko kuri seriye Litos ko wamukunze? Ati areti ibyo simbizi neza ndetse sinabimenya. Ati gusa icyo nzi cyo nuko mu gihe nta wundi muntu nari mfite niwe wanyitayeho mu gihe nari narakoze iyo mpanuka ndi gutwara imodokari. Nuko ari yabaye nk'ufashwe n'amarangamutima ndetse afatwa na mosiyo. Gusa yese ko yigarura ndetse yibuka misiyo yamuzanye. Ati Litos ati ntugire ikibazo rwose ubukwe bwawe buzagenda neza. Ati kandi nanjye ndahari kugira ngo nkwiteho. Ati yeta nimba uhari rero ni byiza ndetse cyane. Gusa bakiri kusangira muri ako kabari ndetse bari kubwirana amateka yabo bose, dore ko ari nawe yaratangiye kuba yamubwira amateka yiwe. Gusa amateka yari ari kumubwira yari ay'ibinyoma dore ko kutari ukuri, kandi misiyo yiwe ko ari kugira ngo azibe Litos nta kindi. Gusa akiri kumubeshya agiye kubona wa musore yibye bwa mbere ndetse ari muri ako kabari ndetse bahuza amaso. Mu guhuza amaso yahise kagira ubwoba bwinshi cyane abwita abwira Litos ati se Litos twasohoka muri aka kabari tukagenda kuganirira hanze? Ati se ariko mbona uhindutse kano kanya bigenze biti? Ati dusohoke ndikumva ntameze neza rwose. Nuko Litos yahise kafata ari ukuboko ndetse barasohoka. Gusa wa musore nawe yahise kabona ari ndetse amenya ko ari wa mukobwa wamwibye. Yahise kamwirukankaho ndetse Litos ahita ko yirukankana na ari barirukanka. Gusa mu kwiruka bahise ko bajya mu modokari ndetse Litos atwara imodokari yiruka cyane.
wa musore nawe se ko yinjira mu modoka ndetse ahamagara inshuti ze zose bakurikira Ali kugira ngo bashe kuba bamufata ndetse abasubiza amafaranga yabo yari yibye. Gusa Litos yari umutwazi mwiza cyane, yarirukanse cyane. Gusa nubwo yirukankaga na banavasi bari baraho hafi, dore ko bose bari ibisambo kandi yari timu bakoreraga hamwe. Nabo bahise ko birukanka ndetse birukanka kuri Litos kugira ngo babashe kumenya aho ajyanye umukobwa wabo. Gusa Litos nta yindi gahunda ndetse nta n'undi mugambi mu yari afite rwose, kwari kugira ngo abashe kuba yakisa aramukiza uwo musore. Yari yamwirukankije cyane ndetse na banavasi ntibashije kumufata, ntibabashije no kumenya aho yarengeye. Dore ko Litos yari umutwazi mwiza cyane ndetse yarirukankaga cyane. Litos yari amutwaye ndetse aramwirukansa cyane birangira amushikije iwiwe. Gusa mu kumutwara mushitsi we Litos yari afite iyindi nzu abamo atari ya indi yabanagamo na Juri. Rero aho ngaho niho yajyanye na Ali ndetse barinjira baricara. Ati se Ali, tiko mbona bari abantu bakwirukankagaho byagenze bite? Se byagenze bite? Aturiya n'umu ex wanjye yashatse kumfata ku ngufu, ndetse agiye kumfata ku ngufu muteza abapolisi baramufunga. Ati rero iteke iyo duhe yanyirukankaho agashaka kuba yangirira nabi. Ati Ali, ati ibintu wakoze ko wamwirinda rwose nibyo. Ati kuko abasore b'iyi minsi niko bameze, babashaka gufatiranya abakobwa. Ati ndetse ndi proud yawe kubura umukobwa ubasha kuba wakirwanaho. Ati kandi ujye wirinda rwose kuko akazi kose wakora ndetse uko waba umeze kose, ati ujye wibuka ko isaha n'isaha wapfa. Ati kandi ugomba kwirinda rwose kugira ugire ubuzima bwiza. Ati ntabwo nshaka ko zangirika bitewe n'ibintu. Ati ntabwo nshaka kuzangirika, ati ndetse ko ubuzima bwawe bwagenda nabi. Ati kandi ibuke ko nubwo twahojwe n'itabi ndagukunda, nanjye maze kumva ko uri inshuti nziza. Ati rero mashaka ko nta kibi kikubaho. Ati Litos ntugire ikibazo rwose, nta kibirangiye cyambaho. Ati rero ujye wirinda kandi mu buzima bwawe bwose ujye ugenda wigengesereye. Ati utazabasha kuba wagira ikosa ukora bakaba bagufunga ndetse ukabasha kuba wakangirika ubuzima bwawe bukabwangirikiramo. Gusa ari yabaho nibwo bwa mbere yari abonye umusore wumvishije uhangayikishijwe n'ubuzima bwiwe ndetse umugira inama ku bijyanye no kwitwara neza. Ari yese kahinduka mu maso ndetse yumva atunguwe cyane. Atangira kumva ko Litos ntari ibiryo ndetse ko kumwiba nta mumaro byaba bifite. Ari yese kahobera Litos, ati se Litos kuki ntangiye kumva ko uri umusore mwiza ndetse ufite umutima mwiza? Ati hoya Ali, ntagaruko ndi umusore mwiza ndetse ufite umutima mwiza. Ati gusa ikiremwa muntu kizima cyose iteka kiba cyifuriza ikindi kiremwa muntu amahoro rwose. Ati rero ntabwo nakishimira kubona ubayeho nabi ndetse wagize ikibazo. Ati niyo mpamvu iteka ryose mba ngomba kumekinga showa kumeze neza ndetse kukomeye. Ati rero jya wirinda kandi rwose ntabwo nakifuza ko wagira ibibazo. Ati urakoze cyane rwose Litos. Nuko Ali yese kahobera Litos ndetse batangira gusomana. Gusa bari gusomana Ali atamubwira ati oya, ati reka turekire aho ngaho rwose. Ati wibuke ko ufite ubukwe nubwo turi inshuti ntabwo bivuze ko njye nawe twakora amakosa rwose. Litos yese amubwira ati rwose umbabarire Ali, ati nanjye nari ntangiye kurengera. Ati se wabasha kuba wataha? Ati nta kibazo reka ntahe. Nuko Litos yese kafata imodoka ndetse arayatsa aramuherekeza. Gusa mu kumuherekeza yese kamugarukiza kuri ya garage dore kariho babaga. Ati suba muri iyi garage? Ati yego rwose nahangaha nitahira. Ati se nguherekeze nkugeze mu nzu? Ati hoya ntago ari ngombwa ko wamperekeza ukangeza mu nzu. Yese kavira mwaho ngaho ndetse Litos we harakomeza aragenda. Gusa Ali yagiye byamucanze ndetse akomeza gutekereza kuri Litos cyane ku magambo yaramubwiye. Dore ko nubwo yakundanaga na Navasi yabaga ashize amafaranga imbere. Ndetse nubwo yamubwiraga ngo bareke ibintu by'ubusambo bashe kuba bajya kubana na Navasi ntabwo yabyumvaga. We yumvaga ko bagomba kwiba ndetse bakabona amafaranga menshi. Rero Ali yagiye byamucanze ndetse ari gutekereza cyane, atekereza kuri Litos. Dore ko yaramaze kubona ko Litos amwitayeho kandi nta kibamwifuriza. Mu gushika yashitse aho ngaho muri garage ndetse byamucanze cyane. Navasi yese akamubwira ati Ali, nizere ko tuzaniye amakuru meza. Ati se wagezeyo wabashije no kubona ahantu imikufi yabiri? Ati Navasi rwose wimbaza ibyo ngibyo kuko ntabwo nabashije kuba nagira aho ngaho imikufi iri. Ati utambwira ko wagiye kwa Litos ndetse mukabasha kuba mwaryamana amarangamutima yiwe akagukurura. Ati ntabwo yankuriye rwose Navasi. Ati kandi nta nicyo twakoze. Ati gusa twagiye nyina njyana mu yindi nzu yiwe ya kabiri, ntabwo tugize tujya muri ya nzu yiwe abamo ndetse acururizamo imikufi. Ati none ufite iyihe gahunda? Ati ntugire ikibazo rwose Navasi. Ati se Navasi ko mba numva ushize amafaranga imbere cyane. Ati ntiwanambaza uko niriwe? Ati reba nk'ubu ngubu banyirukanseho ndetse wari uri inyuma wabibonye. Ati ntumbajije nimba banadufashe cyangwa ko nta kibi cyambayeho. Atari kujumbaza misiyo. Ati Navasi, ati se ibyo ngurwo ni urukundo?
gusa Navasi yahise kacisha make bitewe n'uko icyo yashakaga kwari kugira ngo babashe kuba babona iyo mikufi. Ati ari ntugire ikibazo mpangayikishijwe nawe. Ati ndetse mba nshaka ko business yacu igenda neza. Ati business, atase business y'ubusamba, atase umusibanda nkabasha kuba napfa. Ati ari ntugire ikibazo nta muntu uzagukoraho rwose kandi ujye wibuka ko mpari ku bwawe. Ati ari ndagukunda kandi urabizi neza, ati kandi nanjye nta kibi nkwifuriza rwose. Ati gusa nabonye uriya musore ari umutwazi mwiza. Ati nanizi ko ndi umuntu wa mbere mu gutwara imodoka ariko nabonye uriya ndusha. Ati Navasi ndabizi neza urabizi. Ati kandi niyo twagiye mu marushanwa atemewe iteka ryose ni wowe wa mbere. Ati ariko rwose Litos yanyemeje we yararenze. Nuko Navasi yahise kabwira ari. Ati ari rero ejo dufite n'amarushanwa yo kuba twajya gutwara imodoka ari bitemewe. Ati kandi urabizi neza iyo nagiye mwari amarushanwa nyambasha gukuramo amafaranga. Ati rero zaje tubashe kuba twajyanayo. Nuko ari yahise kamwemera ndetse amwemerera ko yabasha kuba yajyana nawe bakazajya mu marushanwa. Ariko Litos aho yari nawe yakomeje gutekereza kuri ari dore ko yaratangiye kumwiyumvamo cyane. Kuko ari yo yabaga ari kumwe na Litos yarisanzuraga cyane ndetse akamubwira ibintu bye byose. Bitandukanye nuko kuri Juri byabaga bimeze. Dore ko nabo nubwo babanaga na Juri byabo byari business zabo ndetse n'uburyo bazagura nta kindi babaga bari kuvugana. Rero Litos yatangiye gutekereza kuri ari cyane ndetse atangiye kumugendaho cyane kugira ngo abashe kuba yamenya ari uwo ari we. Nuko Litos yahise kapanga kuba yatangira gukurikirana ari. Yahise kafata imodoka ndetse ajya kuri ya garage yabo. Gusa mu kugera kuri ya garage yabo yagiye kubona ari ndetse na Navasi bari mu modoka ndetse n'abandi basore benshi. Bakije imodoka ndetse bagenda birukanka cyane. Yabagiye runono ndetse arabirukankana cyane yabasha kuba yakigomwa akazi kiwe kugira ngo abashe kugenda ndetse amenye ari uwo ari we. Dore kuko byagaragaraga nawe yari yatangiye kuba yakiyumvamo ari. Yaragendetse agera ahantu bakoreraga amarushanwa. Gusa mu kagera yaratunguwe cyane kuko yabonye ari ndetse na Navasi basohotse mu modoka ndetse bari gusomana cyane. Litos atakarakara cyane ndetse agira umujinya n'uburakari biramubabaza. Gusa yirinda kugira icyo avuga dore ko atari yaramubwiye ko amukunda ndetse nta n'ikindi cyajyaga imbere yabo bari inshuti gusa bisanzwe. Gusa byaramubabaje atekereza ku yari yatangiye gusomana na ari ndetse amubwira ibintu bye byose. Yari yatangiye gutekereza ko ari yaba amukunda. Gusa ibyo yarabonye ako kanya yasanze bihabanye. Navasi akimara guhoberana na ari yahise akajya mu modoka ndetse atangira gutwara. Gusa mu gutwara bagiye kubona abapolisi baraje dore ko ayo marushanwa atabaga yemewe. Gusa bose barirukanse baracika. Gusa Litos we ntabwo yashoboye gucika dore ko nta nikosa yishinjaga. Abapolisi babasha kuba bamufata bamujyana kuri sitasiyo kugira ngo abashe kuba yasobanura impamvu yari aho ngaho. Gusa ntibyari kugorana kuko Litos bari bamuzi ndetse bari bamuziho ubunyangamugayo, bari bazi ko ari umukire cyane. Abapolisi bahise bamubaza ati se nyakubahwa no kubera icyo wari hariya habera amarushanwa atemewe kandi ubizi neza ko ari amarushanwa batemewe. Ati rwose mumbabarire na hari umuntu naringiye kuba nahareba sinarinzi ko ari n'amarushanwa habera. Ati rero Litos nimba utarubizi hariya hajya habera amarushanwa atemewe ndetse abantu bakora amarushanwa abera hariya nta bandi. Yese kamwereka amafoto ati hari umukobwa witwa ari ukorera amarushanwa hariya. Ati ndetse n'undi witwa Navasi. Ati ndetse n'abandi bashuti babo benshi. Ati nibisambo byayogoje umujyi wacu rwose. Ati rero turi kubashaka kugira ngo tubashe kuba twabafata ndetse tubafunge. Ati ati sabo bantu wabo bazi basi. Ati sabo bantu bari gukora amarushanwa atemewe hariya. Muri abo bantu uvuze hari n'umwe wabuzi muri abo ngabo. Litos yahise katungurwa cyane ndetse atangira gutekereza kuri ari. Gusa yanze kwerurira abapolisi ndetse yaze kubabwira ko muri bo hari umuntu n'umwazi. Ati rero umusore wirinde cyane ati kuko bari abantu n'ibisambo ndetse niyo bakwiyegereje nta kindi bagutegurira umukobwa ari kugira ngo bashe kuba yaza ndetse mugakundana. Rero mwabasha gukundana akaba yaza akakwiba ati ndetse akagutwarira ubutunzi bwawe. Ati ugize n'Imana ntakurasaba ari amahirwe. Nuko Litos yaratunguwe cyane ndetse ava kuri polisi afite umujinya ndetse n'agahinda kenshi. Gusa akiva kuri polisi ari yase ko amuhamagara ariko arabyirengagiza yanga kubwira ari ko yamenye ukuri. Ati se Litos utari hehe mbashe kuba naza kugusura. Ati ari nti nibereye handi wansanze niho ndyamye nta kindi ndi gukora. Tasura hari none ahangaha nta kintu uri gukora nze kugusura. Ati hoya rwose ari ndi bizarre tuntu ndi gutekereza ndi kumva ntameze neza uzaze ejo.
ati sawa ntari binzaza ejo. Gusa arakiri kuvugana na Litos akimara kumukopa Navas yahise kaza ndetse akubita urushyi. Ati sije nakubwire ntabwo wumva. Ati nyumvira nk'ibintu turi kumubaza tujye kumusura. Ati mu byo twapanze ibyo ngibyo birimo. Nuko yahise katungurwa cyane no kuntu Navas amukubise urushyi kandi byitwa ngo barakundana. Ati se Navas ni ukubera icyo nkubise urushyi. Ati atutambwira ko watangiye gukundana na Litos. Ati narakubujije. Ati kizaba kikujyanye hariya ni business nta kinini kugira ngo tumwibe. Ati se nanjye ko nari muhamagaye kugira ngo numve nimba ari wawe kugira ngo nkomeze gukomeza ubushuti bwanjye nawe tuzabashe kugira uko tumwiba. Ati hari ikindi nari nkoze koko kikosa. Kandi ati uri kumuvugisha mbona wanezerewe cyane bitandukanye no kwavugishaga abandi. Ati nkwihanangiriza utazambwira ngo wakundanye nawe. Nuko yahise kagenda ndetse yikingirana mu cyumba biramubabaza cyane atangira kwibaza kuri Navas. Ndetse atangira gutekereza nanone ko Navas ataba mukunda ahubwo icyo ashaka ari kugira ngo amukoreshe. Gusa Navas yahise kagenda ndetse wasubira mu kazi kiwe k'igaraje dore ko ariko byitwaga ko ariko bakoraga. Gusa icyo bakoraga nyakuri bari ibisambo. Gusa ari mu cyumba yahise kafungura mu gikari niho yanyuze aragenda ajya kureba Litos. Gusa kuri iyo nshuro ntabwo yigeze abwira Navas ko agiye kuba yareba Litos. Yaragenda ndetse abasha kuba yajya kwa Litos ababaye cyane. Gusa mu kugera kwa Litos yasanze Litos aryamye ndetse Litos gusa akibona arabona arihebye cyane ndetse arababaye. Ati se wabaye iki? Gusa nta kindi yahise kamusubiza yahise ahubwo amwegera aramuhobera cyane ndetse aramusoma. Gusa mu kumusoma Litos yahise kagira umujinya ndetse n'uburakari dore ko yari yamaze kuvumbura ko icyo bamushakaho nta kindi ari ukumwiba. Ati se ushaka iki? Ati urabizi neza nkundana na Juri. Ati kandi urabizi Juri afite imitungo rwose. Ati njyewe nta kintu na kimwe mfite. Ati se gupanga kuba waza kunyiba bizakumarira iki? Yahise akubitwa n'inkuba ndetse yumva aratunguwe cyane ndetse akodwa n'isoni n'ikimwaro. Ati se Litos wavumbuye ko tugiye kuba twaza kubiba? Ati yego rwose. Ati ndetse nagukurikiranye natunguwe cyane. Ati nabonye undi musore muhoberana ndetse musomana cyane icyagaragaraga cyo niwe mugabo wawe ndetse ni boyfriend wawe. Ati se njye uri kunshaka iki wandetse? Ati urabizi neza ngiye kuba nashyingirwa. Ati bakunyohereje kugira ngo ubashe kuba wanyobya ndetse ubashe kuba waza ndetse ubashe kuba wanyiba ndetse numara kunyiba ugende koko. Ati ntiwaha abantu agahenge wambabariye ko kukandeka. Ati nyuma yo kumaze gukora impanuka. Ati naninzi ko ngiye kubaho ubuzima bwiza dore ko Juri yaranyitayeho. Ati gusa kuva waza mu buzima bwanjye. Ati sigaye ngutekerezaho ndetse sinashidikanya ko ubungubu natangiye kugukunda. Ati ariko we gahunda ufite no kuba waza ndetse ukabasha kuba wanyiba kuko nta n'isono ufite. Gusa uko yamubwiraga gutyo kose nawe yari yatangiye gukunda Litos. Ati Litos ndakwingiza rwose umbabarire kandi ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Ati nanjye muri gahunda yanzanye rwose ko hari ukukwiba ndetse njyewe n'uriya musore turakundana koko nk'uko bivuze. Ati gusa kufa twahura nabonye itandukaniro ryawe ndetse n'uriya musore witwa Navas. Ati teka we iyo turi kumwe abashaka ko njya kwiba ndetse nkabasha kuba nakiba kugira ngo abashe kuba yatera imbere. Ati ntabashishikajwe n'ubuzima bwanjye uko ntakaza ubuzima bwanjye kugira ngo abashe kuba yabona amafaranga ntago ababyitayeho. Ati we icyo ashaka no kugira ngo abashe kuba yabona amafaranga. Ati ariko we kuva twahura kuva naza hano kugira ngo mbashe kuba nakwiba. Ariko wowe utandukanye nawe cyane. Ati kuko we mbona uhangayikishijwe n'ubuzima bwanjye. Ati rwose narabikubwiye umuntu wese mwiza abahangayikishijwe n'ubuzima bw'undi. Ati kandi njye natangiye kugukunda rwose ntitaye ko mfite Juri. Ati rwose nanjye natangiye kugukunda pe. Gusa bakiri kuvugana ibyo ngibyo buri wese abwira undi kuntu yatangiye kumukunda. Navas yarari aho ngaho ndetse na Juri nawe yarari aho ngaho dore ko bose bari bahahuriye baje kureba abakunzi babo. Navas ese ko yinjira ndetse n'umujinya n'uburakari yinjira niga Litos. Gusa na Juri nawe kwinjira nta kindi yakoze yinjira niga haba kavuyo mu nzu yo kwa Litos ndetse bararwana cyane. Bose baje bakubita ndetse nta mwigeze wumva ikibazo cyundi. Buri wese yavugaga ati wanciye inyuma rubura gica. Gusa Litos yahise amuga ati se turi gupfa iki mwese mwaciretse buri wese akagira icyo avuga. Nuko Litos yahise akabwira Juri ati Juri umbabarire rwose. Ati nubwo ufite imitungo ndetse nubwo twari tugiye gushyingirwa njye nawe ndi kubona tutakomezanya. Ati kuko maze kubona neza ko we ntagukunda ahubwo ari imitungo nakurikiye. Ati ahubwo njyewe umukobwa ubu ngubu ndi gukunda ni Navas yahise akamubwira ati ariko we warasaze. Ati twebwe gahunda yatuzanye no kwiba nta kindi. Ati gahunda yabazanye no kwiba ariko njye nubwo ari yo gahunda yabazanye bye byarangiye nubwo ari wanteze uyu mukobwa ari kugira ngo abashe kuba yatwiba. Ati byarangiye njyewe namukunze.
nuko Navas ese kafata akabako Ari ati rwose Navas umbabare ntabwo byashoboka ko njye nawe twajyana. Ati kuko namaze kubona neza ko utanyitaye ahubwo witaye ku mafaranga. Ati kandi uyu nguyu Litos abanyitayeho rwose. Ati nanjye rero ndamukunda sinabasha kumureka. Ati nimba umukunda rero ati ase gute umukunda kandi ubizi neza ibintu njye nawe twacanyemo. Ati twibanye ahantu henshi. Ati sintekereza ko rero kuri inshuro wandeka. Ati kubera uyu Litos ubonye ndetse umubonye vuba ahangaha rwose. Ati rwose mbabarira rwose Navas ntabwo byashoboka. Juri we byari byamurenze ndetse ari kurira cyane. Nuko Litos ese kafata ukuboko Ari ndetse barahoberana barisohokera. Navas ndetse na Juri basigara mwaho ngaho bababaye cyane. Gusa Litos na Ari bahise ko bagenda ndetse bava muri uwo mujyi baragenda bajya kunezerwa barishima. Dore ko bitatinze bahise ko banategura ubukwe ndetse barabana baranezerwa. Inkuru yacu y'urukundo naho ngaho irangirira. Ndagushimira wowe nkurikirana umunsi kundi ndetse n'urukundo ukomeza kunyereka. Wowe utarakora subscribe ndagusabye kugira ngo uyikore maze ujye ubasha kunkurikirana uko bwije ndetse n'uko bukeye. Wasanga ku mbuga zose yaba ari kuri Instagram ndetse no kuri TikTok ndetse no kuri Facebook. Hose ni David Rwanda ndabakunda cyane.